umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Mwana wanjye, jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko agutegeka, yakemeza ijambo ryawe. Reka dusenge twiragiza Imana yacu. Data mwiza dukunda, Imana yacu kandi Mwami wacu, wera 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 Uwiteka Imana ya Isirayeli, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'uko ukiduhaye impagarike n'ubugingo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakuraritse kandi muri uyu mwanya aho dukomeje kumva ijambo ryawe, utwigisha uko dukwiye kubaho mu ngo n'inshingano zacu, ababyeyi n'abana babo. Dufatanyirize hamwe twe turi gusoma ibyanditswe byawe, n'abazatwumva bari kure hirya no hino. Uwumva iki cyigisho kikamukoramo ivugurura n'ubuguruzi, akemera guhamanya n'icyo uvuga, twese uduhana umugisha. Urakoze Mwuka Wera abarushaho kutwiyoborera, mu izina ryiza rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Ndabashimiye cyane mwese, kandi reka rero mbaha ikaze, hanyuma dukomeze kurebera hamwe iki cyigisho cyacu. Ni igice cya kabiri ku cyigisho twigiye hamwe cyavugaga urugo iwacu mu ngo. Cyari icyigisho cyiza cyane. Twabonye ko urugo ari ikigo gitorezwamo ivugabutumwa, kandi tubona ko ari iby'akamaro k'ibanze. Umva, nizere ko mwafashijwe ababashije kugikurikirana. Mbese sibyo yemwe? Twabonye amagambo meza agaragaza ukuntu marayika yandika izina ry'umubyeyi ubasha kwita ku nshingano ze, yigisha abana be, abatoza, kandi agambiriye ko baba abana b'ingirakamaro muri ubu buzima, ndetse no kubategurira kuba bakwakira ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Maze rero nongeye kubaha ikaze. Gufatanya n'abana ni inshingano z'iby'umwuka n'iz'umubiri. Oya, ntabwo ariko bivuga. Haravuga ngo gufatanya n'abana, icyo tugiye kurebera hamwe, inshingano z'iby'umwuka n'iz'umubiri. Iby'umwuka n'iby'umubiri bigomba kujyanirana. Buri wese ashobora kugira icyo akora. Buri wese, yaba umugabo, umugore ndetse n'umwana, ashobora kugira icyo akora. Bamwe birengera bagira bati, inshingano zanjye zo mu rugo hamwe n'abana banjye binsaba igihe n'umutungo. Ababyeyi, munyumve aho muri hose, abazanyumva mwese mwumve iki byanditswe bitubwira. Babyeyi, abana banyu bagomba kubafasha kongera cyane imbaraga zanyu n'ubushobozi bwanyu mu murimo wa shobuja. Niba bato bagize umuryango w'Imana, mubashishikarize kwiyegurira Imana. Nabaye kuko yabaremye kandi ikanabacungura. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Mbese mwayumvise inama? Nibigishwe ko imbaraga zabo zose z'umubiri, iz'intekerezo hamwe n'iz'umutima ari izayo. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Nibigishwe gukorera Imana mu mashami anyuranye
y'umurimo batikubiraho. Nimukemerera abana banyu kuba inzitizi, ahubwo ibiramambu nibagabane namwe inshingano z'iby'umwuka n'iz'ubuzima busanzwe. Ndetse igihe ibyo byose bikozwe, mwibuke ko ubihererwa umugisha. Mu kwitanga, bakwiye kwitangira bagenzi babo, umunezero wabo no kuba ingirakamaro biziyongera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo usomye mu bihamya by'itorero, ni kuri volume ya 3 paji 117, babitubwira mu buryo burambuye. Reka rero nkubwire indi ngingo ukwiye kugira aho wandika kugira ngo ujye uhora uyibuka kandi yagufasha wowe uri mu rugo. Icyitegererezo cyagutse cy'urugo. Urugo rwa Gikristo rushyize hamwe ni ubuhamya burengera ukuri kw'iyobokamana rya Gikristo utizera adashobora kuvuguruza. Imana ishimwe cyane. Urugo rwa Gikristo rushyize hamwe ni ubuhamya burengera ukuri kw'iyobokamana rya Gikristo utizera adashobora kuvuguruza. Bigaragarira bose ko rurimo imbaraga ikorera mu mitima y'abana kandi ko Imana y'Aburahamu iri kumwe nabo. Iyaba ingo zose ziyita za Gikristo zari zo by'ukuri, icyitegererezo cyazo ni ibyiza, cyarushaho kwaguka. Mu by'ukuri zaba umucyo w'isi umurikira ingo zikiri mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Abakurambere n'abahanuzi, kuri paji 144 ndetse na paji 137, abantu musoma mwese, niyo mpamvu mba mbahaye aho mugomba kugenda mugasoma bakadusobanurira neza uko iki kigwa gikwiye kumvikana mu mitima yacu. Umurimo washinzwe urugo rwa Gikristo urenze cyane uruziga rw'umuryango. Urugo rwa Gikristo rugomba kuba urwo kwigirwaho, rukagaragaza ubwiza buhanitse bw'amahame nyakuri yo kubaho, ndetse icyitegererezo ruzagira kizaba imbaraga ikora ibyiza muri isi yacu isohorewe n'iminsi imeruka. Imbaraga cyagira ku mitima n'imibereho y'abantu yaruta iy'ibibwirizwa byose. Mbese ibi bintu turabisobanukiwe? Iyo abasore n'inkumi bavuye muri bene urwo rugo bakwirakwiza aha bazengurutse inyigisho barwigiyemo. Haleluya. Aha niho hava urugo runezeza, ibyishimo mu muryango, hahandi tuvuga ngo urugo ruhire. Abasore dukwiye kugira icyo dukora rwose, tukita ku by'ubuzima ndetse n'ibya mwuka by'uyu mubiri, tugafatanya n'ababyeyi bacu. Iyo abasore n'inkumi bavuye muri bene urwo rugo bakwirakwiza abazengurutse inyigisho barwigiyemo, uko niko amahame aboneye yo kubaho acengezwa mu yindi miryango, kandi icyitegererezo cyiza kigakorera muri rubanda. Imana ishimwe cyane. Ubuhamya bukomeye bw'imbaraga y'Ubukristo bushobora guhabwa isi n'urugo rufite ikinyabupfura na gahunda nziza. Nta kindi cyashobora kurengera ukuri mu buryo busobanutse nk'uyu muryango.
kuko ari ubuhamya buzima bw'imbaraga ikorera mu mitima y'abantu. Umugambi w'Imana ni uko imiryango yo ku isi iba ikigereranyo cy'umuryango wo mu ijuru. Ingo za gikristo zubatswe kandi zikayoborwa hakurikijwe gahunda y'ijuru ni bumwe mu buryo bw'ingirakamaro cyane Imana ikoresha mu kurema imico ya gikristo no guteza imbere umurimo wayo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntabwo mbizi niba dukomeje gukurikira aya magambo. Imana twese itwishimire kandi mubinyereke. Buriya urugo rwiza, umusore uzagira urugo rwiza rutangira akiri umwana iwabo. Umukobwa uzagira urugo rwiza rutangira akiri iwabo. Ariko igihe ufite indi mico wakuranye, igihe wakuriye mu rugo rutarangwamo n'umwuka, igihe wakuriye mu rugo rutagira gahunda y'iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri, igihe wakuriye mu rugo rutagira gahunda y'ijuru, umva kugira ngo uzajye kugira urugo runejeje ubaye umusore nabyo bizagorana. Ndakurahe pe. Urugo rwiza n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza tukamuhabwa n'Uwiteka. Ayo masomo nkunze kuyabona benshi bayandika ku ma invitation yabo, nkibaza mbese koko ko ibi bintu ari iby'Imana yavuze, twe twabigizemo uruhe ruhare kugira ngo nyine tubisohoze? Twabigizemo uruhe ruhare? Ni ahacu twese rero. Reka wumve iki gihamya ngira ngo ngusomere. Ngiye gusoma. Icyitegererezo cyacu gishobora gusa naho kitagutse, ubushobozi bwacu bukaba buke, amahirwe tubona akaba make, n'ubumenyi bwacu bukaba bugufi, nyamara dushobora gukora ibintu bihanitse turamutse dukiranutse mu kubyaza umusaruro imyanya duhabwa n'imibereho yo mu muryango. Nituramuka twugururiye imitima yacu n'ingingo zacu amahame y'ijuru, tuzahinduka imiyoboro ikwirakwiza imbaraga ibeshaho. Ubwo nibwo mu ngo zacu hazatemba amasoko akiza ajyana ubugingo, ubwiza ndetse n'uburumbuke ahari hasanzwe ikirumbo n'umwuma. Imana ishimwe cyane. Iki gihamya mwacyumvise? Ni ugusoma nyine. Turasoma biba bisaba ngo tugire n'umwanya wo kubisubiramo. Icyitegererezo cyacu gishobora gusa naho kitagutse, ubushobozi bwacu bukaba buke, amahirwe tubona akaba make, n'ubumenyi bwacu bukaba bugufi, nyamara dushobora gukora ibintu bihanitse turamutse dukurikiranye cyangwa se dukiranutse mu kubyaza umusaruro imyanya duhabwa ndetse n'imibereho yo mu muryango. Nituramuka twugururiye imitima yacu n'ingingo zacu n'amahame y'ijuru, tuzahinduka imiyoboro ikwirakwiza imbaraga ibeshaho. Ubwo nibwo mu ngo zacu hazatemba amasoko akiza ajyana ubugingo, ubwiza ndetse n'uburumbuke ahari hasanzwe ikirumbo ndetse n'umwuma. Guhitamo ibendera rya Kristo. Dusoza inshuti zanjye, guhitamo ibendera rya Kristo. Ni gute twahitamo ibendera rya Kristo mu rugo? Nabonye Satani ashinga ibendera rye mu ngo z'abahamya ko ari intore z'Imana, nyamara abagendera mu mucyo bazabasha gutahura itandukaniro riri hagati y'ibendera ryirabura ry'umwanzi n'ibendera ririho amaraso ya Kristo. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4 kuri page 200. Akamaro k'igicaniro cy'umuryango. Aha niho umuryango ugomba kugira umusozo w'ibyigwa byawo, tukagira imico myiza, tukagira imibereho myiza, tukumvira Imana, tugaca bugufi, tugakorera abantu, tukagendana n'abantu. Ariko ibyo byose bigomba kugira igicaniro. Mwebwe abavuga ko mukunda Imana, mujyane na Yesu aho mugiye hose.
ijwi rirenga, mwese abavuga ko mukunda Imana, mujyane na Yesu aho mugiye hose, kandi kimwe n'abakurambere bo mu gihe cyashize nk'uko babigenzaga, mwubake igicaniro cy'Uwiteka ahantu hose mushinze ihema ryanyu. Ntacyo bivuze kuba uri impunzi, ntacyo bivuze kuba mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, aho mwimukira hose reka muhashinge igicaniro cy'Uwiteka. Iyo ngingo ikwiriye ubugorozi bwagutse kandi bwimbitse ku mutima w'umuntu wese. Ni itegeko rivuye ku mwami. Satani arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye abantu b'Imana. Arashaka gutandukanya abantu n'Imana, kandi agera ku migambi ye aho asanze imibereho y'ibyobokamana yararohamye mu murimo, niyo abashije kurundurira ibitekerezo byabo mu murimo, kugeza ubwo basigara batagifite n'igihe cyo gusoma Bibiliya no gusengera mu rwiherero no gutamba igitambo cya mu gitondo na nimugoroba cy'ishimwe no guhimbaza Imana. Ngaha aho dufatiwe, ngaha imiryango yita ko ari iya Gikristo ifatiwe. Satani arakoresha imbaraga ze zose, twe dukoresha izihe mbaraga? Arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye abantu n'Imana, kandi agera ku migambi ye aho asanze imibereho y'ibyobokamana yararohamye mu mirimo, niyo abashije kurundurira ibitekerezo byabo mu mirimo, kugeza ubwo basigara batagifite n'igihe cyo gusoma Bibiliya no gusenga mu rwiherero no gutamba igitambo cya mu gitondo na nimugoroba cy'ishimwe no guhimbaza. Nta rwitwazo ku buhumyi bw'ubushake. Amagambo yaranejeje cyane ndimo nsoma igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, avuga ngo nta rwitwazo ku buhumyi bw'ubushake ku bantu banze kwakira umucyo w'isabato, ku bantu banze kwakira umucyo w'amategeko y'Imana. Naho nta rwitwazo tugomba kugira mu mirango. Satani niho adufatira imirimo ituma utagira amasengesho, imirimo ituma utagira guterana, imirimo ituma utagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Mbese iyo mirimo mwumva iri kukujyana he? Nawe ubwawe urabyumva ko nta mirimo. Shaka ubutunzi bw'isi. Ya ndirimbo twaririmbye ivuga ngo mbese kumaranira kwishakira ubutunzi bw'isi. Nta gihe ufite washishikarira ibya Yesu. Dore uraharanira kwikubira ibinezeza by'isi. Nta gihe ufite washishikarira ibya Yesu. Wabaye ingumba nk'igiti cyera ibibabi gusa. Mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto? Ntacyo ufite cyo kuzamumurikira nagaruka. Mbese ntabwo wazerera umwami Yesu imbuto? Ni ukuri bene data, Imana idufashe kandi dukomeze kwisubiramo, twiburanye, twitsinde, turebe imibereho tubayeho, haba mu by'umwuka, mu by'umubiri ndetse n'iby'ubwenge. Reka amateraniro y'umuryango aba ashimishije kandi ateye ubwuzu. Imana ishimwe. Abana bagomba kwigishwa kubahiriza isaha yagenewe amasengesho, bakabyutswa kare kugira ngo baboneke mu materaniro y'umuryango. Abana bakeneye iyobokamana ribareshya, atari iri bigizayo ngo bajye kure y'Imana. Isaha yo gusenga kwa burugo igomba kuba inejeje kuruta andi masaha y'umunsi. Nihasomwe isomo rya Bibiliya rito, nihasomwe isomo rya Bibiliya ritoranijwe neza kandi ryoroshye. Abana nibagira uruhare mu kuririmba, amasengesho abe magufi kandi arashe ku ntego. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndi gusoza aya magambo, abashyitsi bagomba guhabwa ikaze ku meza no ku gicaniro cy'umuryango. Ibi byo gusenga, ibihe byo gusenga byose bizakabakaba abo ducumbikiye, nubwo
badusura rimwe bishobora kuba akanya ko gukiza umutima urupfu. Iki gikorwa Imana igishima igira iti nzakigororera. Ibihamya by'itorero ni volume ya 2 kuri page 669 ndetse na 347 kuri volume ya 6. Ni ngombwa rero kwigisha abana kubaha no kubahiriza isaha yo gusenga mbere yuko bava mu rugo ngo bajye mu mirimo. Ab'umuryango bose bagomba guterana kugira ngo se w'abana cyangwa nyina igihe se adahari atakambira Imana ayisaba uburinzi bwayo bwo kuri ayo manywa. Muze mwicishije bugufi n'imitima yuzuye impuhwe, mwiyumvisha ibishuko n'akaga kabugarije hamwe n'abana banyu, maze kubwo kwizera mubegereze igicaniro, muhendahendere Imana kubarinda. Abamarayika badukorera bazazenguruka kandi barinde abana banyu mwaragije Imana mutyo. Ni inshingano rero y'ababyeyi b'Abakristo gugotesha abana babo uruzitiro rw'amasengesho asenga mu mwete buri gitondo nimugoroba, bafite kwizera kutarambirwa. Bagomba kubigisha udacogora, bafite kwihangana ndetse n'urukundo uko umuntu agomba kubaho ndetse anejeje Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Aburahamu niwe tuboneraho icyitegererezo. Aburahamu twese turamuzi, wiswe inshuti y'Imana. Yadusigiye icyitegererezo kiboneye. Imibereho ye yari yo gusenga, aho yabambaga ihema hose, rye hose, iruhande yahubakaga igicaniro akahateraniriza abantu be kubw'igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Iyo yabaga yimutse aho hantu, igicaniro cyarahasigaraga. Mu myaka yakurikiyeho habaga Abanyakanani bahora bimukira aho hantu, bakimuka cyangwa se bakagenda, bari barigishijwe nawe. Igihe cyose uwo muri bo yageraga kuri icyo gicaniro yamenyaga ko Aburahamu yigeze acumbika aho hantu. Yamara gushinga ihema rye agasana cya gicaniro, maze nawe akahasengera Imana nzima. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ibi rero tuzabyiga dukoresheje cya gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni kuri page 116 ndetse na page 117 ndetse na page 128. Reka mwese rero abumvise ibi, nkomeje kubifuriza kubana n'Umwami wacu Yesu Kristo mu ngo zanyu aho muri, kandi ibitari ibyo tujye tugira umwete wo gusenga. Hoseya igice cya 6 ku murongo wa 3 ndetse na Yesaya. Hoseya aravuga ngo mushishikarire kumenya Uwiteka ko azatunguka nk'umuseke n'akabuza. Ariko Yesaya ari amagambo meza atubwira mu byo dukwiye kwigisha abana. Yesaya, kanze magusomere mu gitabo cya Yesaya dusoza. Ni Yesaya igice cya 28 ku murongo wa 9 ndetse turasoma n'umurongo wa 10. Ibi byadufasha cyane. Umurongo wa 9 haranditse ngo azigisha ndubwenge ni ikibazo, kandi wazamenyesha ubutumwa ninde ni ikibazo cya kabiri. Nabavuye kwibere bacutse se ni ikibazo cya gatatu. Kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi tegeko
kuko ndasubiramo aya magambo, ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi tegeko, ndetse umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bike na hariya bikeya. Imana yacu itwishimire cyane igihe twigisha mu ngo zacu, ariko ndabaza ngo mbese uzigisha abana ibyo udafite wowe? Turaharanira gushaka kwigisha abana, turi kwiga ku bana n'abana tubigisha iby'ijuru, kandi natwe ntabyo dufite. Mbese twarabigize? Ikosa se ni ry'ababyeyi batabitwigishije? Aho kuriye se wowe wize iki? Reka rero tugire umwete, twese tugire umwete, tugire umwete wo kwegereza Imana. Ibyo tumenya tubyigisha abana bacu, ariko bibe bivuye mu mategeko y'Imana, bibe bivuye mu mabwiriza Imana itanga. Tubasomere amategeko y'Imana, tubigishe amategeko y'Imana icyo asobanura, tubigishe no kuyakurikiza, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, gake gake. Ntabwo ari uko umunsi umwe biba bihise bimenyekana cyangwa se ngo byumvikane mu mitima, ahubwo gake gake Imana ikomeze kutwifashiriza. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge dusoza kandi dushimira Imana yacu.